Of course, it must have been love, but trust me, it's just over now. It must have been love. Imwe mu ndirimbo za Roxette kuri 91 n'igice kimwe ngo tuba duhari cyane buri munsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuri TV1 ngo tuba duhari buri ku cyumweru kuva ku isaha ya saa sita kugeza ku isaha ya saa 9. Ni The Classic Memories. Karibu sana muri The Classic Memories, karibu sana muri cyagiye muri wa mwanya ahandi twibukiranya ikintu kimwe nyuma y'ikindi. Ibihe byiza cyane kuri wowe aho uherereye, waba uri mu rugo, waba uri ahandi hantu mu baturanyi, waba se wegereye hahandi wikira icyaka nyuma yo kujya mu dusporo duke twa mu gitondo, nyuma ya story imwe nyuma y'izindi mu mwakoze aho ngaho. Ni cyagiye twicarana noneho tukibukiranya ibindi bintu byabaye kera. Ikaze cyane, very happy Sunday. Ikindi cyumweru kirimo utundi tuntu twiza twinshi cyane, kamwe nyuma ya kandi tugenda dukurikirana. Well, ni The Classic Memories. Karibu sana. Amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda. The Classic Memories hamwe nanjye nk'uko bisanzwe DJ Adams. Ni The Classic Memories nk'uko bisanzwe hamwe n'umwe mu batekinisiye baba bizewe cyane kuri TV1. Kuri uno munsi turi kumwe na Maxime, niwe turi gukorana runo rugendo kuva ku isaha ya saa sita kugeza ku isaha ya saa 8. Ni urugendo rwo kuva saa sita kugera saa 8, ariko noneho igisekeje cyangwa se igitunguranye muri byo nuko rukubiyemo urugendo rurerure rwo kuva mu myaka myinshi cyane, guhera nko muri 1946 kugeza ubu ngubu umwaka wa 2026. Nituvuga ibyo ngibyo, reka mbanze mbonereho umwanya wo gushimira no kwifuriza ibihe byiza umuntu uwo ari we wese wanyuze mu itangazamakuru, noneho by'umwihariko rya Radio World Radio Day. Ni umunsi mpuzamahanga wa radio uwo ngo wabaye ku wa gatanu. Ubwo rero ari abanyamakuru bo mu myidagaduro, much respect. Ntabwo nirirwa mbitindaho, izo story ni nyinshi cyane, n'abantu benshi. Harimo noneho abanyamakuru bo mu gisata cya siporo, nabo barahari ku bwinshi. Harimo abanyamakuru bo mu gisata cy'amakuru asanzwe, nabo barahari ku bwinshi. Aho ngaho bose, it is a World Radio Day. World Radio Day, bamwe batebya bakabivuga uko babishaka, hari n'abandi nyine babivuga uko biri, abandi bagatebya. Bamwe barakubwira ngo nicyo gihe kibaho, niwo mwuga w'abantu bihishamo, bafite amasura mabi ariko bafite amajwi meza. Ango ni kuri radio. As in the only job where you can do with a very bad image but a very good voice, and that is radio. Bitandukanye na televiziyo. Radio mwibutse ko hari bimwe mu bintu irusha televiziyo. Ubu turi kuri televiziyo, ariko ngiye kukwereka bimwe mu bintu cyangwa se ahantu ushobora gukoresha televiziyo, radio utashobora gukoresha televiziyo. Icyambere, nagushobora kujyana televiziyo mu murima ugiye guhinga, nabwo ibyo bintu bibaho. Bigusaba ibintu byinshi cyane kugira ngo ufite televiziyo. Icya kabiri, televiziyo nagushobora kuyifata uyijyane muri douche, ariko radio ushobora kuyijyana. Abantu bakunda siporo, ushobora kwiruka urimo kumva radio, ariko nagushobora kwiruka urimo kureba televiziyo. Ushobora gutwara imodoka urimo kumva radio, ariko nagushobora gutwara imodoka urimo kureba televiziyo. Bivuze ko ahantu ahari hose akazi akariko kose ushobora kugakora urimo kureba, urimo kumva radio, ariko ntabwo ushobora gukora akazi habe n'akandi na kamwe urimo kureba televiziyo. Televiziyo bisaba umwanya wawe wose kuri televiziyo, mu gihe radio bisaba umwanya n'amatwi gusa, ntabwo bisaba n'ibindi bitekerezo byinshi. Ushobora kuba uri mu kazi kawe, hari abavuga ko bashobora gukora etude, hari abavuga ko bashobora gusinzira barimo kumva umuziki, hari n'abareba televiziyo bagasinzira, yes, ariko noneho hari abumva umuziki bagasinzira. Well, abantu baratandukanye. Je sinshobora kumva indirimbo ngo sinzira, iyo nyumva mpita numvamo uburyohe bwayo n'ibindi byose bigiye bikurikiranye gutyo muri iyo ndirimbo, ku buryo gusinzira kwanjye ntabwo byapfa kuza harimo music. Ariko nanone hari undi muntu utandukanye nanjye, wowe wiyumvira indirimbo kugira ngo asinzire. Bitandukanye nuko we atashobora kureba televiziyo ngo aricyo kintu kimusinziriza. Kimwe keretse wenda birashoboka wenda ko umuntu areba televiziyo kugira ngo asinzire, ariko ngo n'undi munaniro ntabwo ari ukubera ko waryohewe cyane.
so televiziyo nayo ikindi bigusaba ibintu byinshi cyane. Televiziyo irahenda, televiziyo byose ni ibintu byinshi cyane, ko radiyo yo iroroheje kugira ngo ugere kuri ibyo byose. Iyo ngiyo ni World Radio Day, niyo mpamvu nakubwiraga ko ku itariki 13 ejo bundi twari turi kuri World Radio Day, umunsi mpuzamahanga w'itangaza uba noneho wa radiyo by'umwihariko. Tureke irindi tangazamakuru, tureke website bifite umunsi wabyo, tureke televiziyo nabwo bigira umunsi wabyo, tureke n'ibindi social media yo ajeje ubundi nayo afite umunsi wabyo, na buri kimwe kindi cyose gifite umunsi wacu. Twavuga kuri World Radio Day. Mbonero no gushimira by'umwihariko bamwe mu bantu twagiye tubana ku maradiyo ku bigiye twatangiriye cyangwa ku bigiye natangiriye. Ariko mvuze igihe natangiriye ushobora kubyita vuba ariko je nakubwira igihe nabitangiriye ni kera cyane. Kera cyane se ugiye kubaza ngo kera cyane icyo gihe ni ryari? Radio natangiye kuyikunda mwaka w'1986, 1986 nibwo bwa mbere nafashe umwanya nita kuri televiziyo, ni kuri radio ndayumva. Actually hari n'utundi tuntu nakoragamo, tumwe mu tuntu twatumye wenda nanabikubitirwa, ariko mu kubikubitirwa hari igihe ikintu gikurikirana umuntu ugasanga n'ubundi uragikoze nubwo wagikubitiwe, ahubwo urukundo rwabyo kandi ubwo noneho ruba rwinshi. Icyo nashaka kubwira ngo nuko wenda nashakaga ngo gufata turunevisi gutya nyifungure, icyo gihe ni mentality, ibitekerezo bya kera tukiri abana, nyiri umwana ubwo ngubwo ushaka gufungura radio kugira ngo urebemo ngo indani harimo ndi uwo muntu urimo ushaka kumureba ngo kugira ngo basi ne urebe ibyo arimo gukora. But finally ujya kumenya ko atari ko bimeze, gusa bisabye kubanza kubaza cyangwa se kubwirwa cyangwa se kubyiga n'ahandi gutyo kugeza noneho umenye ko atari byo. Ngera no mu gihe cyo gufata cassette, ari cassette zisanzwe, none ukamenya ngo ingi nawe urayikoresha gutya ushaka kuyishyira kuri kugira ngo wumve umuziki. Ariko wibuke ko icyo gihe nabwo kumva umuziki n'undi byasabaga radio, nibo kubwira imyaka ya kera. Ibyo ngibyo byose ntangiriye ngo kuri radio, wenda niba nakomereza ngo nkubwire wenda je ni nkubwira amateka yanjye, nakubwira ko natangiye muri 2006 ngo ni kuri radio, ubwo ni je adamusirimo kukwibwira 2006. Muri icyo gihe nasanze amaradiyo yarabaye menshi, cyangwa se hari abandi bantu bambanjirije. Mwese ko natangiye gukunda radio muri 1986, noneho nyijyaho. Icyo gihe cyose byansabye gutegereza imyaka 20 mbere yuko mbona umwanya wo kubona wo kugera kuri microphone, kugira ngo mbe Adams wumva kuri microphone utandukanye na Adams uzi mu tubari muri tubyiniro, koze wenda utubyiniro two natangiye 9-3-2006 mitavuga ngo none ibyo nashakaga byanyabyo nagaru utubyiniro ni radio. Sasa mbonye radio tubyiniro out, usibye ko n'utubyiniro natwo tuntu twatumye nshobora no kugera kuri radio. Yango ni muri 2006 uburyo nayigezemo, wenda nabyo ni story y'ikindi gihe. Gusa abantu bose twabanye harimo na boss wanje ubu ngubu Kensi, much respect. Ntabwo ari we wenyine mu bambanjirije, harimo Paxson, hakazamo Lil Pac, hakazamo Anita Pendo, hakazamo Aimable Kubana, hakazamo Muramira Regis, hakazamo Pedro, hakazamo Romario, hakazamo wababanjirije bose MC Mande, hakazamo nanubwo araho ngabo nyine hari n'abandi benshi wenda nari bugende mvuga batijara bo bari basanzwe bari ratijara Kabendera. Much respect kuri abantu ngaho ngaho. Ango ndacyari kuri radio, gusa mbere yuko mvuga uwitwa Dieudonné Kayitankore, we nawe niwe muntu mu bantu bambanjirije, nawe arimo cyane ko umunsi wa mbere njya kuri radio ni nawe babwiye ngo genda umwereke radio, genda umwereke umurongo wa microphone, namwereke umurongo wa music, ubwo ni computer. Ni nawe umuntu wa mbere nicaye ku ntebe gutya mbwire ngo cyara hariya microphone ni ingi, hanyuma noneho kuri computer nabwo ni hano. Well, nibyo ngibyo naho byagarukiye, nta kindi kintu nigeze nkora ku buryo navuga ngo hari ikindi kintu yanyigishije. Nibyo gusa yaranyeretse ni hano basi deal done. Sawa, umuziki wanjye utangira aho ngaho, utugeze ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2026. Guhera icyo gihe cyose nta kindi kintu nongeye kubaza, ibindi nagiye mbikora, ibindi nagiye mbisoma mbaza ahandi, ariko well ndacyahari kandi ndatekereza mbikora bijyanye n'ibyo nshoboye. Ibirenze ibyo nshoboye ubwo nabyo nzagenda mbyiga, cyane ko buri kimwe kigenda gihinduka. Impamvu nashatse ko tuvuga kuri radio cyane
ni ukubera ko ni cyo kintu cyabaye muri no weekend, navuga ko aricyo gikorwa cyabaye kinini mbere y'uko The Classic Memories iba kuri no tariki ya 15 cyangwa se kuri 15 z'ukwezi kwa kabiri.